Nitwa Charles Ndinzingabo, nkaba ndi CEO wa company yitwa Urubyiruko Service and Encourage, ikaba ari company y'urubyiruko ikora ibintu bijyanye na service na protocol, gutegura event, decoration, donc ibintu bifite aho bihuriye no guhuza abantu muri rusange. COVID-19 wenda nirebyeho ku giti cyanjye yangizeho ingaruka nyinshi, kuko company twayitangiye muri 2017, tuyitangira rero turi urubyiruko, turi abantu batanu b'urubyiruko, tuyitegura mu by'ukuri ari company twifuza ko iza guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. So turisuganya, dushakisha amafaranga kugira ngo tubashe kuba twagura materiyeri zimwe na zimwe, harimo ama-uniforme yo gukoresha, harimo imfunguzo zitandukanye z'ibinyobwa, harimo gushakisha ama-training y'abawaiter n'ibindi. So bidutwara amafaranga rero abarirwa nko muri miliyoni 5, kandi mu by'ukuri twagiye dushyira hamwe nk'urubyiruko. So COVID-19 rero yatugizeho ingaruka cyane, kuko yaje ihita irambika hasi ya projet yacu burundu. Twahereye muri lockdown ivuyeho bakajya bagenda barekura ibindi bintu mu by'ukuri ariko by'ingenzi. Nekereza ko kugeza na n'uyu munsi n'imyanzuro yasohotse umusibejo, nanone irongera gufunga, birasa nkaho event zahagaze. So kubona rero umujene muto nkatwe ufasha amafaranga angana gutyo ukayashora, mu by'ukuri ibintu bigahita bipfa, mu by'ukuri ni igihombo kitagira uko kingana, kandi nta nubwo dufite icyizere ngese bizashira ryari. So mu by'ukuri rero twagizweho ingaruka zikomeye, kuko duheruka donc kuva COVID yatangira mu kwezi kwa 3 2020 kugeza uyu munsi ku itariki 29 2021 mu kwezi kwa 6 tumaze gukora tere zitarenze 3. So tere zitarenze 3 rero mu by'ukuri urebye ntago ari amafaranga ashobora kugira aho uko azahura business. Hari bamwe twaganiriye bavuga bati natwe twagashyiraho uburyo bwihariye bwo kuzahura. We hari aho wakomaze? Mu by'ukuri reka wenda tujye tunabivuga dusa sinzo tuvugisha ukuri, nubwo baba bavuga ngo twagira gutya twakomanga aha, ariko mu by'ukuri biba bigoye. So icyambere usanga ubwo bufasha bashyizeho, niba bashyizeho n'icyo kigega babirimisi, bakavuga ngo turafata abakora ibintu by'ubworozi, ngo turafata ngo abakora ngo ubusuderi, ngo turafata ngo abakora ngo ubuhinzi, ugasanga donc hari ahantu bafungiye. Ntabwo mu by'ukuri urubyiruko rwose bitewe na business rukora rwemerewe kuba rwakomanga aho hantu. So twe rero biduca intege, kuko kujya gukomanga ahantu ukazicara ukabwira umuyobozi projet yawe, kandi mu by'ukuri twagiye kwishoramo amafaranga, twayikoreye ubusesenguzi, ari projet tubona yuko yakunguka, ariko biba bigoye kugenda ukicara ugakomanga ahantu, ukicara umuntu akaguha umwanya mukaganira, akubwira yuko ibintu wakoze n'ubundi bidafututse. So ntabwo rero twigeze tugerageza kugira ahantu dukomanga, kuko aho twagiye dukomanga ntibatwumvise. Hanyuma ubona rero hakozwe kugira ngo imishinga yanyu y'urubyiruko nk'uwawe ifashwe kuzahura? Mbongere rero icyo mbona cyakorwa, mu by'ukuri leta ikwiye kwita ku rubyiruko, kuko burabizi ko 60% y'abanyagihugu ari urubyiruko. Sinzi ninjye ubashije kubona aya mahirwe yo kuba naganira n'itangazamakuru nkavuga ibyifuzo byanjye muri rusange, ariko hari n'abandi benshi batabona ayo mahirwe. COVID yagize ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko cyane, ariko ku buryo ntabona ukuntu mbibabwira, kuko urubyiruko hari aho twari tumaze kugera mbere ya COVID.
twari tumaze kugera mu gukura amaboko mu mufuka muri gahunda zo kujya gutozwa ukigishwa kwihangira imirimo kwiteza imbere ibintu nk'ibyo byari bitangiye kudufasha bamwe dufata n'umwanzuro wo gutangira gukora kuko tujya nko gutangira iyi company twayitangiye tuvuye mu itorero ry'igihugu tuvayo dufite imbaraga z'uko intore no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira turaza twishakira inzira so ariko aho bigeze leta nigene ubushobozi bwo gufasha urubyiruko ibinyujije muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko kuko ntekereza ko ubushobozi burahari so nibo rero bakagize ya mbere mu kuzahura urubyiruko mu by'ukuri rwagezweho ingaruka na COVID bagategura nka form runaka umuntu ashobora kuzuza agasobanuraho ukuntu byamugizeho ingaruka kandi nanone batarobanuye ngo bavuge ngo turafata badufata ntabwo bikwiye niba bavuga bati tugiye gufasha urubyiruko rwajahajwe nibarebe ko kurwazahajwe muri buri kategori umuntu akora kuko umuntu ajya gushora amafaranga yize umushinga nubwo inda twese bitaduhira so inama rero numva natanga leta yagira ukuntu kwihariye ishyiraho ikigega ibinyujije muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco cyo gufasha urubyiruko rw'abarwemeza mirimo bagezweho ingaruka zihari na COVID-19 kuko birababaje kubona COVID igiye kumarangira ngo imyaka 2 dukoze moteri 3 so noneho hari nabagenzi banje bafashe wenda n'amadeni hirya no hino urwo rubyiruko rumeze gute mu by'ukuri hakwiye kurebwa uburyo ubuyobozi bwacu turabuzi ni bwiza bukunda urubyiruko kandi ruhora rwifuza ko urubyiruko rutera imbere birakwiye rero ko bicara natwe bakagira amafaranga batugenera natwe tukara ko twazahura mu by'ukuri ubucuruzi bwacu cyangwa se n'amakampani yacu cyangwa se n'amakoperative nk'uko mu minsi yashize bagiye babikora no mu badamu no mu bakiso natwe birakwiye ko tugira ubuvugizi burenze ubwo dufite uyu munsi nicyo gitekerezo numva natanga murakoze cyane.